bitewe n'uko ubyumva niko ubivuga, bitewe n'uko wabibwiwe niko ubimenya. Ariko se wowe waba uzi impamvu Burayi ndetse na Aziya ari ubutaka bufatanya ariko akaba ari imigabane ibiri itandukanye? Ibyo ushobora kubyibaza mu buryo bwinshi. Bamwe mu babivuga bavuga ko ari ukwiyemera kw'Abanyaburayi banze ko bafatana n'Abanyaziya bitewe n'uko bo babonaga bateye imbere, Abanyaziya bo bakiri inyuma. Gusa reka turebere impamvu zatumye iyi migabane itaba hamwe cyangwa se itaba imigabane imwe, ahubwo ikaba imigabane ibiri itandukanye. Ni impamvu zumvikana kandi zifite ishingiro. Impamvu ya mbere igaruka mu mateka y'Abanyaburayi, aho Abagiriki ba kera batangiye gutandukanya Uburayi na Aziya. Aha ngaha bashingiraga ku bitekerezo byabo, aho babonaga Uburayi nk'ahantu hihariye hatandukanye na Aziya, cyane cyane mu bijyanye n'imiyoborere, imico ndetse n'amadini. Aha ngaha bagiye babona Uburayi ko iwabo ari iwabo burumbuke cyangwa se ubwigenge n'ubwenegihugu bwiza, bakabona ko batandukanye n'Abanyaziya mu buryo bwose. Ikintu cya kabiri kindi cyatumye iyi migabane itaba umwe ni ibijyanye n'imico itandukanye. Abanyaburayi bafite imico itandukanye n'iy'Abanyaziya. Akenshi usanga Abanyaburayi ari abantu b'abakirisitu basenga, ariko Abanyaziya bafite amadini menshi cyane, kandi harimo Abahinde, Abarabu, Abashinwa ndetse n'abandi bantu bafite amabara y'uruhu atandukanye n'ayabo. Ibyo ngibyo biza mu mico. Ikindi cya gatatu ni politike n'ubukoloni. Mu gihe cy'ubukoloni n'icy'ubwami bw'Abaroma, Uburayi bwari bugize igice cyihariye cy'amahanga akomeye. Iyo myumvire yakomeje mu mateka bigatuma Uburayi buhabwa ubwenegihugu cyangwa se ubwigenge nk'umugabane wihariye. Tugiye ku kibazo ku kintu cya kane kindi cyatumye iyi migabane itaba umwe ahubwo ikaba ibiri, ni ikijyanye n'imyumvire ya kera ku migabane. Abantu ba kera batekerezaga ko imigabane igomba gutandukanywa n'amazi manini nko ku yindi migabane nk'uko bimeze. Ariko kubera ko Uburayi na Aziya nta nyanja ibitandukanya, bakoze compromise cyangwa se bakoresha imisozi n'imigezi nk'umupaka. Ariko igitekerezo cy'uko ari imigabane ibiri cyari cyamaze kwinjira mu mitwe y'abantu. Urumva hagati ya Aziya n'Uburayi nta mazi manini arimo, bityo rero kugira Abanyaburayi bitandukanye n'abandi, bo bavuze ko imisozi n'ibindi bintu ari byo bitandukanyije Uburayi na Aziya. Muri make bigendera kuko abantu bashatse ko bigenda, ariko siko ubutaka bwabishatse. Abantu bihitiramo gukora imipaka nk'uko Abanyaburayi babihisemo bitandukanye n'Abanyaziya, gusa ubutaka siko bwabishatse kuko nta mazi, nta kindi kintu cyari kirimo. Mukore subscribe, share na comment, ndabakunda cyane.